ubwo habura iminsi mike ngo abanyarwanda batangire gutanga amafaranga y'umwaka mushya w'ubwisungane mu kwivuza wa 2026-2027, hari ababyeyi bavuga ko batumva impamvu bagorwa no gukurwaho abana bababaruyeho mu byiciro bya sisiteme imibereho kandi barengeje imyaka y'ubukure. Ibyo babihurizaho na bamwe mu rubyiruko bavuga ko basabwa kuba barashinze ingo kugira ngo bahabwe ibyiciro byabo byo kubafasha kwishyura ubwisungane mu kwivuza. Kuri mituwere ikibazo nuko umuntu ashaka kwikuza nko ku bana baba barabyaye. Nk'ubu nanjye ndamufite ufite abana 2 yarabyaye, nagiye mu mudugudu kwaka icyiciro ngo bamuhe icyiciro cye kubera ko abishaka, ngezeyo barambwira ngo ntago byakunda, ngo uramwikuraho tumushyire hehe, ngo ngaho nawe reba ahantu uri bumushyire ngo kugira ngo tumwikureho, mbura ikintu nsubiza mudugudu. Papa yagiye kwaka icyiciro yashakaga kunyikuzaho na basaza banjye, papa bana n'ubumuga banze kumufasha ngo badukureho, bamubwiye yuko bitashoboka nta rugo dufite kandi turakuze dukwiye kuzitangira. Ababyeyi bavuga ko bibagora kuko bibasaba kwishyura abo bana bose bababaruyeho, ndetse rimwe na rimwe ugasanga hari n'imiryango ihitamo kutagira ubwo bwisungane mu kwivuza. Nk'ubu umwana umwe aba afite kuri mituwere nishyizeho umwana umwe undi nta mituwere agira, kandi abantu bafite ubuzima bwuzuye nibo barimo barakubitira kugira gute kwishyurirwa mituwere batanazisha. Aba bakomeza basaba ko hajya harebwa impande zombi hatagendeye ko umuntu yashatse, ko byajya bitanga imbaraga ku bakiri bato ko bagomba gushakisha uburyo bwo kwishyura mituweli badategereje ababyeyi. Nibaduhe icyiciro cyacu natwe tujye twihigira amafaranga twitangire mituweli. Tubana bavuga bati umuntu ushaka gutanga mituwere wese ushaka kwivira kuri mama we natange ku giti cye, mugatanga uburenganzira buri muntu agatanga iyo mituwere. Ufite irangamuntu wese agomba kuva kuri nyina. Umuyobozi ushinzwe itangazamakuru muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu Joseph Kuriyuhavugimana yemeza ko ibyiciro bya sisiteme imibereho bitangwa hashingiye ku bagize umuryango, bityo ku mwana wese niyo yaba arengeje imyaka y'ubukure akiba iwabo ariho abarurirwa. Yararengeje imyaka y'ubukure ariko akiba muri urwo rugo, icyo gihe akomeza kubarwa kuri urwo rugo. Hanyuma ikindi ni ugukosoza amakuru. Hari igihe nk'uko twari tumaze kubivuga usanga umuntu yari ari mu rugo ejo agashyingiranwa akajya mu rundi rugo, hanyuma n'abahundi bashinze urugo ahandi akajya ku biro by'akagari akagaragaza ko yashinze urugo rushyashya, narwo rukabarurwa nk'urugo rushyashya muri ka kagari atuyemo. Gahunda y'ubwisungane mu kwivuza mituweli de sante yujuje imyaka 25. Iyi gahunda yashyizweho igamije guteza imbere imibereho myiza y'abaturage binyuze mu kubaha ubushobozi bwo kwivuza ku giciro gito, aho yatumye u Rwanda ruba icyitegererezo mu kugeza ubuvuzi kuri bose. Confiance Uwimbabazi, TV1.